kugira ngo rero dusome ibyanditswe byera muri mu Bafilipi. Dusome ibyanditswe byera mu rwandiko Pawulo yandikiye abera b'Ifilipi, igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku wa 19. Turaza kuba tureba impamvu wakijijwe akwiriye gutanga mu itorero. Urwandiko Pawulo yandikiye abera b'Ifilipi, igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku wa 19. Baravuga ngo ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanije imibabaro yanjye, kandi mwaba Filipi mwe namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa, ubwo navaga i Makedoniya nta rindi torero ryafatanije nanjye mu byo gutanga no guhabwa, keretse mwebwe mwenyine. Ndetse n'i Tesalonike mwoherejeyo ibyo kunkenura, si rimwe risa ahubwo ni kabiri. Nyamara burya si impano nshaka, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe. Dore mfite ibinkwiriye byose, ndetse mfite n'ibisaga. Ndahaze ubwo maze guhabwa na Epafrodito ibyo mwohereje. Bimbereye nk'umubabwe uhumura neza, n'igitambo cyemewe gishimwa n'Imana. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Bavandimwe, mu itorero rya Kristo harimo imyumvire itandukanye ku ngingo yo gutanga ubutunzi bwacu. Bamwe muri twe babona gutanga bitihutirwa ndetse byakorwa igihe byabajemo. Abandi bo babona atari ibyabo kuko nta bushobozi bwinshi bumva bafite. Abandi babona ari imirimo bidakwiriye. Bigera no ku kigero umuntu arebera ibibera mu itorero akibaza ati ariko buriya bikorwa bite? Hari n'abageraho bakavuga ko itorero rikwiriye gushakira cyangwa se gushakisha abaterankunga b'abazungu n'indi mitekerereze myinshi idahura n'ukuri kwa Bibiliya. Ndifuza rero ko twaza gufatanyiriza hamwe kwimba cyane tugacukumbura icyo Bibiliya ivuga ku gutanga, twitegereje uko Pawulo yigisha amatorero y'abera. Muri kino cyanditswe ndagira ngo tuze kurebamo ingingo zigera kuri 4. Tuze kureba umumaro gutanga bigira haba ku itorero ndetse no mu bantu babwirizwa ubutumwa bwiza. Tuze kureba umumaro ku itorero gutanga bigira ku muntu wakijijwe utanga ubutunzi bwe. Tuze kureba umumaro gutanga bigira ku Mana. Ibyo byose rero turaza kubireba. Rero nihute ngira ngo mbahe context wenda y'ino rwandiko ukuntu by'iri torero ryo by'Ifilipi. Aya magambo n'amagambo Pawulo avuga ashaka kuvuga neza cyangwa se gutanga itorero ry'Ifilipi nk'ikigero cyiza cyangwa se kuri recommending. Muzi yuko Pawulo yagiye ahantu Kristo atarahabwiriza. Agera ahangaha Filipi yageze ahantu asanga ngo hari abantu basengera hakurya y'umugezi, ngo hari ku munsi w'isabato bari mu gashyamba cyangwa se mu gasambu basenga. Ngo hariyo abagore basengaga. Muri abo bagore harimo umugore witwaga Rudiya. Nuko Pawulo ngo ajyamo kugira ngo agiye we ariko agiye kubabwiriza ubutumwa bwiza. Uyu mugore witwaga Rudiya ngo ari umugore ngo wagurishaga imyenda myiza y'imihemba. Nuko Pawulo ababwirije ubutumwa bwiza n'uwo mugore arimo, Imana ngo ifungura umutima w'uwo mugore ngo yumva ubutumwa bwiza Pawulo abwiriza. Ibyo tujya tubisoma mu byakozwe no mu gice cya 16 umurongo wa 14 ndetse n'uwa 15, yuko uwo mugore abo bantu yasanze basengaho bari mu gashyamba basenga, yababwirije ubutumwa bwiza. Amaze kubabwiriza ubutumwa bwiza, Imana ifungura amaso y'uwo mugore witwa Rudiya ngo arizera ndetse aranabatizwa. Hanyuma Tito na Pawulo abasaba yuko ngo baziwe bakagumana nawe. Nuko nguko ni mu Kristo wa mbere w'Ifilipi watangiye.
rero amaze iminsi aho ngaho yisanze aho ngaho i Filipi hari ibibazo byinshi cyane, batangira kumubuza amahoro. Abayobozi w'umujyi batangira kumubuza amahoro ku buryo yahavuye ava i Filipi aragenda anyura muri Amfipolisi, anyura muri Apoloniya, agera ahitwa i Tesalonika. Ni mu byakozwe n'umwa 17 umurongo wa mbere. Ni ukuvuga ngo yavuye i Filipi ahamaze igihe gitoya, bamumenesheje, aragenda agera i Tesalonika. Urundi urebye itorero ry'i Filipi n'iry'i Tesalonika ni amatorero ajya kungana, ariko habanje iry'i Filipi hakurikizaho iry'i Tesalonika. Pawulo rero hari i Filipi igihe yahamaze ngo ni igihe kimeze nk'ikingana ngo hafi nk'ibyumweru 3 byonyine ababwiriza. Ariko icyo gihe rero amaze kubabwira, arimo arabwiriza, ndavuga amaze kubonana kugera i Tesalonika, amaze kugera i Tesalonika, amaze nk'ibyumweru 3 arimo arabwiriza, abavandimwe bandi basigaye i Filipi ngo nibwo bamwohereje impano nziza, ari nawo murongo turi buhereho ahangaha, ufatanye n'uwa 15 n'uwa 16. Nimuyitegereza neza hagaragaza uburyo ngo yakiriye impano ari i Tesalonika. Iyo mpano kandi ngo yari impano yamugiriye umumaro mu byo yari akeneye byose mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Hariya mu Bafilipi aricyo gice turi no kwigaho, ku gice cya 4 umurongo wa 16, muharebe ukuntu abivuga. Aravuga ngo ndetse n'i Tesalonika mwoherejeyo ibyo kunkenura si rimwe risa, ahubwo ni kabiri. Pawulo amaze kugera i Tesalonika, abera b'i Filipi ngo bamwohereje ibintu byo kumukenura. Maze mu byumba itorero ryabyohereje nde? Pawulo, kugira ngo bimukenure. Ubundi abantu bavuga ngo hagati y'i Filipi n'i Tesalonika hari ngo nka miles 100, hari ahantu hagendeka yohereza umuntu akajyana izo mpano. Icyo gihe nta mabanki yari ariho, nta na momo zari ziriho, ku buryo umuntu yajyanaga ibyo bintu akabikusanya akabijyana. Rero ngo bamwohereje impano. Ku murongo wa 15 muhitegereze murebe ngo kandi mwaba Filipi mwe, namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa, ubwo navaga i Makedoniya nta rindi itorero ryafatanyije nanjye mu byo gutanga no guhabwa. Pawulo arimo aragaragaza ko kubwiriza ubutumwa bwiza harimo zino nshinga ebyiri, gutanga no guhabwa. Hari abatanga, hari n'abagira gute, n'abahabwa. Ariko inshingano z'itorero ni ugufatanya n'abagenda, ni ugufatanya nabo bahabwa, ni ugufatanya n'iyamamazwa ry'ubutumwa bwiza, either mu gutanga, either mu guhabwa. Bamwe barahabwa, biba ari gufatanya kwamamaza ubutumwa bwiza. Iyo hari abantu boherejwe twabahaye tukabaha ibiz'ubuntu, abo baba barimo barafatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Iyo hari abantu batanze iby'ubuntu, baba barimo barafatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Nuko nk'uko itorero ryafatanyaga na Pawulo. Kandi mwibuke no torero ry'i Filipi naryo ryari itorero rikiri ritoya. Ndahamya ko ryari itorero rifite imyaka mikeya ugeranyije n'itorero tubamo, ariko iri torero ryaratangaga kubw'ubutumwa bwiza. Hano Pawulo arimo arabwira Abafilipi yuko babizi. Iki cyanditswe n'aho kigaragaza ko gutanga nta nubwo ari ibintu by'ibanga, ngo naratanze ariko sinzi niba naratanze. Aravuga ngo namwe ubwanyu mwaba Filipi ngo murabizi neza yuko ngo ari mwebwe banjye, ari mwebwe mwampaga, nimwe mwampaga, nimwe mwamfashe, mwanyoherereje iby'ubuntu byanyu. Ngo amaze kuva i Makedoniya. Ariko hari n'ayandi magambo Pawulo arimo arakoresha nshaka ko tuza kwitaho, ngo nta rindi torero ryafatanyije nanjye in a matter of giving and receiving but you alone. Hariya muri kariya gace harimo ayandi matorero menshi, ariko nta torero ryafatanyaga na Pawulo. Pawulo rero yabavugaga yuko batanga kubw'umurimo w'Imana, ndetse akanabavuga ko ari ryo torero ryo ryonyine
muri biriya bihe byo kwaguka k'ubutumwa bwiza bugera ahantu i Makedoniya ndetse n'ahandi. Mu yandi magambo tubona yuko Pawulo iyo yajyaga kubwiriza ubutumwa bwiza, mu by'ukuri aha ngaha yarimo itorero ryarimo riraba planted ni irihe? Ni iry'i Tesalonika. Itorero yari avuyemo ajya i Tesalonika ni iry'i Filipi. Ni nk'aho Pawulo afite a pattern cyangwa se a principle igaragaza uburyo itorero arimo arabwirizamo ntabwo yari rikwayaringaga byinshi, ahubwo itorero ryamaze gucuka yari rikwayaringaga byinshi. Bivuze ngo itorero rirakura, ntabwo rikomeza rikiri muri infancy, rigeze ubwo ricuka rikaba ari ryo naryo rigatanga. Hari ahantu henshi Pawulo yagiragayo ntashingira umurimo wiwe ku byo bamuhaye. Muribuka nk'i Korinto mu byakozwe n'intumwa 18:2-3, mureke tuhajye. Agiye mu itorero ry'i Korinto ajya kubwiriza ubutumwa bwiza mu itorero ry'i Korinto, nta kintu yigeze asaba abanyakorinto kubera ko bari itorero arimo arabwiriza. Mu byakozwe n'intumwa 18:5 ndagira ngo muharebe. Iri ni itorero atari ko yarinze ibintu byinshi ubwo yaribwirizagamo, ahubwo ahageze yakoreshaga amaboko ye. Ndagira ngo murengo hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi ajya i Korinto, asangayo umuyuda witwaga Kwira wavukiye i Ponto, wari uvanye muri Italiya vuba n'umugore we Purisikira, kuko Kilawudiya yari yarategetse abayuda bose kuva i Roma, nuko ajya kubasura. Kandi kuko basangira umwuga, abana nabo bakorana imirimo, kuko umwuga wabo wari uwo kuboha amahema. Umurongo wa 4, agira impaka mu isinagogi n'amasabato yose, yemeza abayuda n'abagiriki. 5, maze Sila na Timoteyo baje bavuye i Makedoniya, Pawulo ahatwa n'ijambo ry'Imana, ahamiriza abayuda yuko Yesu ari we Kristo. Turi kubona ko Pawulo arimo arigisha i Korinto, ni mu byitegereza neza ntabwo yigeze abaho abihemberwa, ahubwo hano kuri ino kese tubona ko Pawulo ngo yari asanga afite umwuga wo kuboha amahema, kuko twabonye ko ngo yari asangiye umwuga wo kuboha amahema na Purisikira na Akwila. Purisikira na Akwila babohaga amahema. Pawulo ageze i Korinto afatanya nabo gukora umwuga wo kugira gute, wo kuboha amahema, kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. Hano yarabwirizaga, hano yari umusiyoneri, hano itorero ryarimo rirashingwa, ariko byabaye ngombwa yuko aboha amahema. Ariko twabonye yuko ari i Tesalonika ho ntabwo yaboshye amahema. Ari i Tesalonika ho byagenze gute? Yakoreshaga impano yahawe n'Abafilipi. Nubwo turi busange ngo barayimuhaye kabiri, ubundi ngo agashira imyaka 10 yarategereje yarahebye yuko bamwoherereza iyindi. Turaza kugenda tubireba. Ariko ari i Tesalonika murabona yuko bamwoherereje ibyo kumufasha. Ariko ari i Korinto hoho yabohaga amahema. Ndagira mbereke ko kuri Paul icyari cy'ingenzi kwari ukubwiriza ubutumwa bwiza, akoresheje means yabaga imugezeho, means yabaga ibonetse. However, arimo arabivuga cyane muri no rwandiko turi kureba rw'Abafilipi, avuga ngo nta rindi torero ryafatanyaga nanjye. Ndagira ngo mbasomere muri biri ijambo ry'Imana ho mwumva ukuntu umurongo wa 15 Pawulo awuvuga. Aravuga ngo, Banyafilipi, igihe nari mvuye muri Makedoniya ngitangira kuhatangaza ubutumwa bwiza, muzi ko ari mwe muryango wa Kristo wenyine wagize uruhare ku byo nungukaga no ku byo nahombaga. Paulo giving and receiving. Kuri giving and receiving arabyita ibyo yungukaga n'ibyo yahombaga. Ni nk'ari kugaragaza ko mu kubwiriza ubutumwa bwiza hari ibyo yungukaga. Bene data b'i Filipi bagize uruhare mu byo yungukaga bitewe no kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu zindi biri bakoresha charges. Charges ni nk'igihembo.
mu byo nungukaga, mu byo nahembwaga, mu byo nabonaga, harimo abantu babigizemo uruhare. Ni bande ari Tesalonika? Ni abande? Ni Abafilipi. Baravuga ngo bo babigizemo iki uruhare. Hakabamo n'ibyahomba, uko yabyakiraga. Birya duha umuntu, twungura umuntu, reka nkoresha amatereme nk'uko biri kuyavuga, birya duha umuntu cyangwa se twungura umuntu uri kubwiriza ubutumwa bwiza, nawe arongera akabitanga cyangwa arongera akabihomba, arongera akabitanga, arabihabwa kugira ngo abitange, agire gute abikoreshe. Kese ebyiri, Pawulo ari Korinto tubona aboha amahema, ariko ageze i Tesalonika yabagaho afashwa n'inkunga cyangwa se n'ibyo Abafilipi bamuhaga. Inshuro nyinshi tubona Pawulo atarafataga amafaranga mu ahantu abwiriza, mu matorero abwirizamo. Hari aho tubona atarafatagamo amafaranga, nko mu Bakorinto ba kabiri. Mureke tuhajye mu Bakorinto ba kabiri. Impamvu turi kwiga abavandimwe, ko inyigisho tuzakomeza tuyige. Uyu munsi ni foundation, ni impamvu yo gutanga, ariko tuzakomeza no ku cyumweru turebe ese ibya 10 mu kindi bya 10 babyita ngo iki gacu. Ibya 10 amashikanwa ni biki? Ibya 10 n'amaturo tuzakomeza tubireba. Uko tuye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 7, turasanga ko ahangaha Pawulo yari afite ihame ry'uko ntabwo yabaga yifuza kubona indonke mu babwiriza, ahubwo yabaga ari amafaranga yo gukoreshwa. Ariko nk'aha tubona nta kintu asaba abo muri iri torero. 11:7 kugeza ku 8 haravuga ngo, mbese ye nakoze icyaha ubwo nicishije bugufi ngo mushyirwe hejuru mbabwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ku buntu. Biranyanditseho iki? Free of charge. Ababikorinto bo arimo arababwira ati ese hari icyaha munshinja ko nababwirije ubutumwa bw'Imana ku buntu mutampembye? Ku murongo wa 8, nanyaza yandi matorero mbaka ibihembo kugira ngo mbone uko ngaburira mwebwe iby'Imana. Ndagira ngo ibintu mu byumve. Pawulo arimo arabwiriza mu itorero ry'i Korinto, ariko arabwiriza ubutumwa bwiza ku kihe kiguzi, ku giciro kingana gute? Ubuntu. Ariko ntabwo ari ubuntu bw'ubuntu. Ngo hari ayandi matorero atari itorero ry'i Korinto ngo yanyaze, mu Cyongereza bakoresha ngo rob. Ku yandi matorero ngo yayanyaze ibyayo ngo kugira ngo abashe kubwiriza abahehe abikorinto. Mu yandi magambo, ayandi matorero atari aho yabwirizaga baramuhaga. Ngo iyo umuntu arimo arabwiriza ubutumwa bwiza ariko agenda akoresha amafaranga yahembwe n'ayandi matorero, yahembwe n'abandi bantu atari itorero abwiriza, Pawulo arimo aravuga ko bisa nko kubiba, bisa nko kubanyaga, bisa nko guhombya abandi. Niyo mpamvu yakoresheje hejuru ijambo ngo kwakira no guhomba no gutanga. Ni ukuvuga ngo itorero nimba bamwe barakira abandi bakajya bagahombywa. Ngo amatorero yo abasha guhikira umurimo w'ivugabutumwa ku bw'ayandi matorero adakora, ayo matorero abasa nkaho aba kuba robbed, ariko bya kivandimwe. Murabona ko ijambo rishobora kuba rob ariko atari icyaha Imana iri buhane, kuko tuzi ko kwiba ari iki? Ari icyaha. Ntabwo Pawulo kuvuga ko aya matorero Pawulo yasahuraga ari nk'ibandi, oya, ahubwo arimo arumvisha abera b'i Korinto ko kuba yarababwirije free of charge, batagomba kumenyera ngo bumve ko ubwiriza abwiririza ubuntu. Uko ari kubabwira ati ntabwo ari ubuntu bw'ubuntu, hari abandi bantu nakoresheje amafaranga yabo kugira ngo ngire gute mbabwirize. Icyo biri kugaragaza ni uko umukirisitu ko byagenda kose itorero ritanga amafaranga, umukirisitu atanga amafaranga, ntabwo ubutumwa bwiza ari free of charge. To preach the gospel, it's a cost. Bantu b'Imana ndabizi turi ushaka kuba unananya, ariko ibintu mu byumve, ntabwo ubutumwa bwiza bubwiririzwa ubuferi. Harimo abantu benshi mwinjoyinga ubutumwa bwiza ku buferi, nta kiguzi, nta kintu bibasaba. Umenye ngo nimba ari uko wize inyigisho, ntabwo abera biga Kristo batyo, ntabwo ari uko twize Kristo, ntabwo ari ko bimeze. Hari igihe umukozi mu butumwa bwiza asa n'uwiba andi matorero kugira ngo akorere itorero rishya rigishingwa, ariko iryo siko biba bikwiriye gukomeza.
itorero uko rikura ryagakwiriye kwishyura cyangwa guha charges cyangwa guha ubwishyu umubwirizabutumwa. Niko byagakwiriye kugira ngo muri mukomeze ugere kure nta nkomyi. Reka mbabwire bavandimwe, nimubona ko twize Great Commission, twize kujyana ubutumwa bwiza, ariko reka mbabwire kimwe mu bimenyetso by'uko ntaho tuzabujyana, nuko abantu mushobora kuba muri gutekereza ko ubutumwa bwiza ari ubusa bw'ubusa, kugira ngo bubwirize nta kiguzi. Uwabubwirije nta essence bisaba, nta ndya bisaba, ntaho ku umuntu abisaba, nuko ugenda nyine none zimana yamamagaye nagenda go yonyine tumukingure, nagenda pfire yonyine. Ukaba nimba ari uko muri gutekereza, ntaho turi kujya. Ni ikigaragaza yuko we are still infants, na abantu bakiri muri infancy, nta naho ubutumwa bwiza buzagira gute buzerekeza. Niyo mpamvu kuri iyo mpamvu itoro ridatanga ritarageza igihe cyo kwishyura abantu bigisha, riba ryaragwingiye either cyangwa riba rikiri agahinja, naho ryaba rimaze kugira abanyamuryango 1000. Hari ukuntu twishimira kugira abanyamuryango b'itorero nyine kugwiza ibitabo by'itorero, ariko nimba ubundi dufite 20 uburyo twagombye kuba n'ubwishyu ikiguzi dushora, investment dushora mu butumwa bwiza yagombye kwiyongera. Bavandimwe, izi nyigisho ziragoye kuzigisha, ntababeshye biratugoye. Nk'undi kubivuga numva nabandi kwivugira yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu. Ibi byo ni byiza kubibabwira, ariko kubabwira ibi harimo n'abatangiye gukanura amaso ati batuzanye mu bya 10 noneho n'amaturo. Ni ukuri ntaho ndi kuberekeza nyine ibi bintu haruko ubu nivugira Kristo, kuvuga Kristo nyine wapfiriye ibyaha byacu n'inyigisho nziza, ariko ni nayo ni nziza. None se bizamenyekana bite nimba nta kiguzi bidusaba? Nimba uri umukirisitu w'ubuferi, uzi ko hari abakirisitu uba warakijijwe uri umwana w'Imana, ariko wagera ahantu harimo amashanyarazi n'intebe zicaye, twiri kwiga turi AC itaba yakata, ariko ahantu kwashyushye kuki batabashyiraho AC bashyireho AC, ariko mwazaguza agafani, itorero rizagura agafani, itorero rizagure kuki nta mazi baba batugeneye itorero, kubera iki n'igihe n'abantu bakwaka na transport, itorero kuki nta kibi ibintu bitabiteguye koko, kuki ritabiteganyije? Wagera hano wasanga bashyizeho wenda gate, ngo bashyizeho gate, nuzi nuko abandi bayishyizeho, wasanga bateteranye ngo uzi ko batemiranye, wakubwira ati hari umuntu tugiye kohereza, ese yarageze wa muntu naragenda, ese kujya ataragenda, ugasanga uri ministre des affaires de l'église, ushaka ripoti gusa. Ariko Paulo arimo arabwira bera b'i Filipi, ari kubabwira ngo bene data, ngo bikorino mu kiro cyane turimo, ngo nabwirije ubutumwa bwiza ku buntu, free of charge, ngo ariko nimushekerwe. Ni nkari kwa bwati ni bene data mu informe, ushaka kubona mushaka no kuvuga mukishimira muti wenda pastor wacu hari umuryango wenda usapo, hari abantu basapo, abantu baba batanze amafaranga nabo, gukomeza ushekerwa ntabwo twamaze dushekerwa. Ni gute tuba turi abantu 100 tukaba tutakoreza missionnaire byibuze 10 kandi tuba tubishyura tubitaho, ngo twarazutse twarababari ibyaha byacu, kwishimiye agakiza ka Kristo, ariko ifaranga tumeze nk'impiri hehe mu mufuka. Naho twerekeza. Nushaka ubuzi kubwiriza ukanyeganyeza igiti, nushaka ubuzi kugira gute, naho tuba twerekeza kubyerekeranye no kujyana ubutumwa bwiza. Ibi ndi kubibwira nimba muri hano muri kumva muri umugabo n'umugore, mwongere mu bitekerezo mu rugo rwanyu, ubundi finance zanyu zikoreshwa zite? Ibintu byose 99% ni inkweto y'umwana n'igitinge cy'umugore n'ipantaro ya papa, nuko twahinduranya tapiye tuzahindure za ntebe sheri, imisatsi yanjye yihindure vuba vuba, impindurira inzara, abantu dukweto twashize. Ugasanga nk'abagore benshi ibintu bibahangayikishije cyane. Abagore buri akunda guhangayikishwa n'ibintu bigarukira ku rugo rwabo gusa, abagabo nabo bikaba byagarukira ku rugo rwabo gusa. Twese turabanyabyaha, tajya ngo n'abagore banyabyaha gusa. Yakoze yagira amahirwe akavuga yakindi yakongera ati ngure nanjye nakabanza, abandi bagabo bamaze kugura akabanza. Abenshi nibyo biduhangayikisha,
ariko Paulo kuvuga ati amatorero, reka mbabwire, ariko ngo nta rindi torero ryafatanyije nanjye. Hari amatorero Iconium, hari amatorero i Lystra, hari amatorero i Derbe. Murebe mu byakozwe nka 16 rimwe kabiri, amatorero ko yaraharira ahari afite na za membership cyane. Ariko muri amatorero yose ibintu yakoraga byari ibintu hari byo kwiteza imbere, ntabyo gushyigikira ubutumwa bwiza. 16 rimwe nugera nuko agera i Derbe n'i Lystra, hariyo umwigishwa witwaga Timoteyo, umwana w'umuyudakazi wizeye, ariko se yari umugiriki. Yashimwaga na bene data b'i Lystra n'abo muri Ikoniyo. Uwo Paulo ashaka ko bajyana, nuko agira gute? Aramujyana, aramukeba ku bw'abayuda bari bahari, kuko bose bari bazi yuko se ari umugiriki. Muri kubona aha hantu nsomye, hari bene data i Lystra, hari bene data Ikoniyo, hari bene data i Derbe, ariko not the church in Thessalonica or Berea or Ikonia bafashije Paulo. Yemwe no mu byakozwe n'intumwa 17 rimwe kugeza kuri 15 si masomo. Ibyakozwe n'intumwa 17 rimwe kugeza kuri 15. Hari andi matorero y'i Thessalonica n'ayi Berea muri kano gace, kuko kari agace kamwe kabagamo amatorero menshi. Ariko Paulo ni nkarimo ubundi n'urwandiko rw'amaganya. Urwandiko rwa Filipi ngo urwandiko rw'amaganya yanditse ari mu mibabaro. Ubundi yari afite amaganya y'akarengane gasanzwe, ariko afite n'amaganya ya bene data badatanga. Aya matoro yose i Derbe, i Lystra, i Thessalonica, i Berea, aho se n'ahantu yari yanyuze abwiriza ubutumwa bwiza. Ariko ngo nta muntu n'umwe bari kuvuga ati niyirwaneho n'Imana yahamagaye. None se Yesu ntiyamubonekeye? Nibyo, afite umuhamagaro. Usibye ngo abera b'i Filipi. Ibi bigaragaza uburyo ino torero ryitaga ku murimo wa mwibuke Paulo aya matorero yose yari yarakozemo, yarayaruhiyemo. Ariko ageze ko yanabwira ati mwege nababwirije free of charge. Reka mbabwiye nimba ari imwe muri judgment yaba ku itorero, nuko abavuga butumwa bose bavuga ati murabizi mwe bene data bo muri formation, nababwirije ubuntu, n'ubuntu nagize gute? Nababwiririje. Muzi ko nta kintu mwanyishyuraga n'urugero. Abakuru b'itorero bose dufite bakavuga ati murabizi yuko twiguriraga umuceri, twiguriraga mazutu, niyo tugiye kubwiriza ahantu turiyishyurira. Muzi ko twiyishyurira, nta muntu tugira icyo twaka. Ubwo iryo torero rikajyaho rikishima riti ariko koko pe Imana ishimwe ababwiriza ubutumwa bwiza bacu n'abakire, ababwiriza ni byiza we, wow. Ariko icyo ni kigaragaza judgment. Turaza kureba, ndagira ngo nukuri mwitonde mureke twiga ibi bintu, kuko nasanze hari ubuyobe buri muri reformed. Nasanze hari ubuyobe buri muri bene data yuko ukizwa ugahita ujya mu ntebe ya Ngarame ngirebere, ukaba gusa ugenzura wibaza ibyakozwe n'ibitakozwe. Murebe nko mu Filipi 4:10, hano ku murongo w'10, dusubira inyuma ho gato muri kino gice ku murongo w'10, murebe ukuntu havuga ngo nishimiye cyane muri Nyagasani gusa muri biri jambo ry'Imana, ngo kuko noneho mwongeye kunzirikana, ariko nubundi mwaranzirikanaga ariko mukabura uko mubingaragariza. Ariko bavuga neza kugerageza kubavuga ngo n'itorero ry'i Filipi avuze ko ryafatanyaga nawe, ariko Imana aribwira ko naryo hari igihe cyageze naryo ntirikomeze kumuzirikana, cyakoze ryakongera kumwibuka, akongera akagira gute? Akarishimira. You have revived your concern for me. Ni muri ko muri Bibiliya y'Icyongereza avuga ngo ni nkaho ngo mwongeye mubyutsa kunyitaho. Bundi ibihe bijya bitubaho. Hari igihe bene data mugera ukumva uri muraka no gutanga, ukongera ukamara amezi 8 usinziriye. Reka mbabwire, amuha muri mu mwenda w'urukundo, hamwite gutyo n'urukundo. Bene data wa commenting umwe yitwa Ambroise yavuze ngo ahangaha ngo bamufashije agitangira. Ndibuka nyina agitangira akigera za Thessalonica baramufashije ngo ariko hashize imyaka 10 hashize imyaka 10 barabihagaritse, ngo bongeye kwisubiraho nyuma y'imyaka 10, kandi ibyo byateye akanyamuneza Paulo. Mu yandi magambo kuri kino gice turi gusoma hano ku murongo wa 15 na 16 na 17, ni Paulo yongeye kugerwaho n'igihembo
ariko ku bantu bigeze kukimuha agashira imyaka 10 twakwibaza se muri iyo myaka 10 koko yaryaga iki? Yaryaga umwuka, yaryaga amabuye, byari bimeze gute? Atirisa ariko arimo arashimira abafilipi ko bo nubwo hari hashize imyaka 10 ariko bongeye kugira gute, bongeye kumutekerezaho. Bavandimwe, reka rero turebe ingingo ya mbere. Kuko turimo turati ni kuki umukirisi akwiriye gutanga. Paulo hano ku mirongo 15 kugeza ku 16 turebe ingingo ya mbere, ni ukubera ko gutanga bikora umurimo ukomeye mu ibwirizwa butumwa bwiza. Navuga ngo giving makes an impact. Mu by'ukuri byagize impact cyangwa se byagize umumaro mu murimo Paulo yakoraga. Byamufashije kubwiriza abantu b'i Tesalonika, ab'i Bereya, abo muri Athens n'ab'i Korinto. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyo yahawe n'ab'i Filipi. Reka mbabwire, uzi gutanga ibihumbi byawe 20 ariko kumva ngo ubutumwa bwiza bwageze i Karongi, ukumva ngo ubutumwa bwiza bwageze Karamajongo, ukumva ngo ubutumwa bwiza bwageze i Warikare, bwageze i Goma. Mukanguka abasinzira. Faranga kuritanga, ukumva ngo ubutumwa bwiza yabwirije aba bantu ibintu byagize impact. Nuvuga ngo Paulo yamaze mu byakozwe 18-11 tubona ko yamaze ngo Korinto hafi umwaka wose n'igice abwiriza. Yamaze umwaka n'igice abwiriza. Iyo umuntu atanze mu murimo w'Imana wo kubwiriza ijambo ry'Imana, ibintu bigira impact. Ibi bintu bigira, ntukajye ugarukiriza yuko ngo wenda babiriye, wenda ahubwo mutekereze aho ubutumwa bwiza buri bugere. Ninde muri mwe wicaye aha ngaha utifuza ko ubutumwa bwiza bugera ku mpera z'isi? Yarakijijwe, warakijijwe, wagombye ko ari byo uri kwifuza. Imana yabivuze mu ijambo ryayo yuko ngo ijambo ry'Imana ngo iyo rigiye ntabwo rigendera ubusa. Muri Yesaya 55:11 ngo iyo ijambo ry'Imana rigiye rikajya hanze rigasohoka ngo ntabwo rigaruka riri empty. Iyo twohereje abantu barimo ijambo ry'ubutumwa bwiza bakajya kubwiriza ubutumwa bwiza ahantu hatandukanye, twatanze amafaranga yacu, ijambo ry'Imana ntabwo riza rigendera ubusa, kuko ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Iyo twatanze amafaranga bukagenda nkuko abera bayatanze b'i Filipi, bukagera i Tesalonika, i Bereya, muri Atene, i Korinto. Yewe rero ikintu cyantangaje kuri ino torero ry'i Filipi rwose pe, nukuntu ari rikiri ritoya. Zimwe mu nyigisho z'ibanze itorero ryigaga inyigisho yo gutanga rikiri ritoya. Aba bantu koko bari bararangije election, barangiza justification, barangiza divine impossibility, barangiza nyine amasomo yandi, barangiza systematic theology, barangiza church history, babanza babyirukamo ibintu byose, bajyanwa no kuri ngo za izime numva arizo mugezeho, barangiza noneho baza kwiga kugutanga. Ubona ko inyigisho bayize mbere. N'umuntu uri kuvuga ati ariko ubu koko wari ibintu by'ubwenge uduha ko numva nshaka ibintu by'ubwenge. Nge ndi kuvuga ibyo gutanga amafaranga ngo ubutumwa bwiza bwamamare byoroshye bityo. Reka mbabwire bene data, icyo umuntu atanga cyose naho cyaba ari gitoya kigira umumaro, kandi umumaro w'iteka, kigira impact. Hari ukuntu dukora ibintu ugasanga umuntu arwanira ngo azasiga izina ryiza imusozi, ariko hari ukuntu wakora ibintu bikazagera muri eternity. Abantu benshi tujya dukora ibintu birangirira muri iyi si. Ubu tujya tubona mu mujyi umuntu witwa Rubangura yubatse gitaje, ariko ubu ntazi nimba kinahari. Ariko ari amafaranga yaba wenda aratanzwe, hari ahantu bamenye ubutumwa bwiza, ubu bagikomeza kububwiriza nabo. Hari ibintu bibora dushyiraho gusa, tukarumbaraza ibintu bibanza amazu, tukubaka izina ugaharanira uti mbengeze kuri iki masters, umuntu apfana masters abapfuye bose bafite masters na za PhD ntabwo ziri gukora, zitazijyana nabo. Nubango yego ko yaspenize imyaka myinshi yiga, ariko ibyo bintu simvuga ko ari bibavandimwe, ariko ni ikintu wakoze kidafite eternal impact.
aha rero niyo cyaba ari gitoya, every coin, even if it's 500, even if it's 1,000, byaba ari 100, bifite impact iri itano mu bwami bw'Imana. Bavandimwe, ibi bigira umumaro cyane ukomeye. Ikindi impact bigira na impact ku muntu utanze, uhawe yo kuba encouraged. Reka mbabwire, iyo umuntu ahawe arishima, akanyamuneza, uwo muntu nimba yakansoringaga abantu 2, uwo munsi avuga ati 20 baze, uwo munsi ababona impamvu yo kubwiriza. Nimba hari ikintu giteye ubwoba mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, ni ibicantege. Nta kintu bya bituma rero nk'itorero abantu batubwiriza ubutumwa bwiza ari abantu bacogoye gusa, abona ari umuntu watereranywe, abona ari umuntu tutari kumwe nawe, nta n'umutekerezaho. Muri kino gihe dufite turi mu gihe cya receiving, cy'abantu bakunda guhabwa badakunda gutanga. Nyamara umwami wacu yavuze amagambo kera, aravuga ngo gutanga ngo nibyo bihesha umugisha kuruta kugira gute guhabwa. Christian should have that mind. What can I give? Kumwami wanjye yapfiriye ibyaha byanjye byose ku musaraba akanyitangira. What can I give? In fact, agenda ku mafaranga yiwe. Ese ntange 20,000 n'undi ntibyagura, nta kintu byagura ubugingo bwanjye. Ntange 10 se, ntange igiceri cya senkanitse, ibi byari ugusuzugura umwami wanjye. Reka noneho nange $100 nyine ibyo watanga byose niyo byaba ari byinshi gute, n'undi iyo bigeze ku kigero cy'urukundo Kristo yadukunze, ujya wiretura utabona icyo ugira gute, icyo umuha. Ujya wiretura buri gihe uri nkaho uri mu mwenda w'iki, urukundo. Umwami Imana ibi bintu abitwigishe bavandimwe. Rero bigira impact. Nimutekereze Paulo amaze imyaka 10 adahabwa, akajya akabona bongeye baramwoherereje, barongera batumye Epafrodito, arongera arajyanye impano y'ubuntu. Ngo Paulo yari yishimye. Niyo mpamvu turi buze kubona muri kino Rwanda ngo ndishimye, ibi biranezeza. Nta nubwo kuba yari yishimye ari uko akunda isi. Gihe twemo tuvuga kuri kino cyane tumwe aravuga ati ariko ikintu cyashimishaga Paulo kuko abonye impano, ubuso gukunda isi. None se reka nkubaze, wabona impano ukarira? Ninde muntu udakunda? N'akana gato ukaguriye abo mu rugo bagize imyenda mishya, uwo munsi abashaka kuyambara yishimye ngo abantu babibone. Ninde wabona impano ntiyishimye? Ese ntabwo babura kwishima. Ikindi murebe, Paulo yarazi mu mutwe we, mu rugo bishimisha, yarazi mu mutwe we n'abamuhaye, avuga ati ndishimye ba Filipi nimwe mwenyine. Hari abantu bigisha ngo gutanga ngo umuntu ngo nyine ngo ntibimenyekane ko umuntu iri torero ryatanze. Yego ko Imana nireba gutanga kwacu, ariko icyo kintu cyiza kigira umumaro ku bacyakiriye bikamenyekana, ntabwo ari umwijima. It's clear. Rero yanejejwe nuko their hearts were revived and they now gave him a gift. Bavandimwe, biteye umunezero gutanga kubw'impamvu bigira impact, n'ibintu bigira umumaro. Paulo yarabyishimiye ahangaha. Ngo nyiri Tesalonika nimwe mwanyohereje ibyo nari nkeneye, ndetse si rimwe gusa mwanabikoze 2. Arimo anarikogonayizinga inshuro babikoze. Keza aho umuntu ahabwa n'inshuro yahawe akaba kizizi mu mutwe, umubare wa kado yahawe. He was so happy. Undi mumaro wo gutanga, reka nje ku ngingo ya 2. Ingingo ya mbere dutanga nuko ibyo bigira umumaro ari ababwiriza ubutumwa bwiza, baba encouraged, ndetse bijyana umumaro yuko ubutumwa bwiza bwiruka kure bukagera kure aho tutageza. Reka nkubwire muvandimwe, ahantu utageza amaguru ifaranga ryawe ryahagera. Kandi am very serious nyine kubivuga. Mu by'ukuri ntabwo ari uko ndi kubabwira ngo ndi kubategeka nk'amategeko, ahubwo ndi kubabwira ngo murebe ku rukundo rwanyu mukunda umwami. Measure that love with your pocket.
it's connected somehow in one way or another, mu buryo umwe cyangwa ubundi. Reka mabwe undi mumaro wo gutanga twihuta ku murongo wa 17. Undi mumaro wo gutanga nuko ibingibi ni wowe byungura, urushaho kunguka. Iki ngiki reka nyivuge ari ukuntu mwagigize mu gindiro cy'abakarismatiki. Iyo uri gutanga urushaho kugira gute kunguka. Hano mwitoro mbabwene yemwe bantu ninde muri mushaka kurushaho kunguka mu byakora, mwese mwazamura iki amaboko, si byose. Ariko dore inzira twayishuye na Mwuka Wera ngo murushaho kunguka. Hari ukuntu umuntu atanga akagira ngo agire impuhwe abo ya itorero. Ntabwo itorero ari nyakwipfira mu isi bavandimwe, ntabwo itorero si nyakwipfira ahantu wagiriye impuhwe. Harimo abantu mu madini bajya batanga amafaranga ariko akarespektinga ko ari umuha icyubahiro nabo. Timumperero mu mwanya nigishe munanyicaze ku ntebe nijye utanga menshi, ngo abatanga menshi bakicazwa imbere. Ukumva rero itorero rigiye kuba ugiye kuricundisha yikoba kubera yuko ngo watanze amafaranga, bagacunda yikoba pe, ukabarisha igitaka, ukabahinduza doctrine, ibintu byose ukabisiribanga ngo niwe mukire uhari. Abantu bakubona bagahamuka, ariko dore uko ibyanditswe byarabivuga ngo gutanga ngo ni wowe wunguka. Paulo arimo aravuga ati nabashimiye yego nibyo koko ndananezerewe kubw'Imana yanyu, ariko rero ikintu kinejeje si uko mwamaye Imana. Reka babwire ikintu cyanejeje Paulo ngo nuko ngo bakore ntungo nibatanga bari bwunguke. Akunda bene data Paulo, arashaka ko bunguka arashaka ko bunguka. Ariko muzi koko ubu ngubu nko mwitorero umuntu wa mbere utunze ikibuga cya mbere akaba ari mwene data ukishijwe utunze indege. Ntabwo ndi kuvuga imigisha rukono muri ngo ni imigisha ngo ni imigisha yo mu gakiza k'Imana, iyo twarayibonye kubw'ubuntu pe. Iyi ntabwo ntisintekereza ko iyi ariyo twabonye kubw'ubuntu, ariko iri kwabwa ngo mwunguke kurutaho. Hari ukuntu ndi kubona ko nubwo ntazi imigisha neza, ururwunguko ntabwo narudefinisa neza, ariko ndi kubona ruri connected n'icyo batanze ahari. Yenda bateolojia muzi kwiga ibintu cyane, mukomeze mugiye n'izindi view mufite, ariko genda kubona bigenda kusa nkaho ururwunguko n'ubundi rufatanye n'undi nabo nibyo bari bakoze nibyo bagize gute batanze. Muri kuno murongo wa 17 reka musome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Erega ntabwo ari imfashanyo zanyu nkurikiranye, ahubwo nifuza ko mwebwe murushaho kunguka. Ngo ntabwo ari imfashanyo zanyu, mu cyongereza ngo I do not seek for the profits. It is not the gift, it is self. Ni ngari ngo ntabwo ari gift, ari impano yanyu, ntabwo ari ibyo mwatanze nkurikiranye. Hari ukuntu nk'ubu umuntu yigisha ibintu byo gutanga mukavuga ati noneho rero ari gushaka amayeri yo kuducucuza. Muzi ko nko mu Rwanda abapasiteri bavuga bati ngo nabateka mutwe ngo bacucuza abantu. Uhura n'umuntu ati noneho muragenda muti murarya iki murabaho mute, kanyu kashose. Umubyeyi wacu yarabamenye, yarabavumbuye, azi kugenzura, akabona mwabateka mutwe mwe. Ukabuhura n'umuntu utanaza ati amafaranga yacu warayabuze, nta natanu y'urarya. Ariko Paulo ahangaha arimo aravuga ngo ibyo biramaze. Nta nubwo nimutekereze kuko murimo muratanga iyi nyigisho igambiriye impano zanyu. Ntabwo ari impano zanyu ahubwo kuko mbakunda ngo ndashaka yuko mwunguka. Mu cyongereza bavuga ngo giving increase your account. Mwe murabibona ngo ndashaka ko konte zanyu zibyimba zikiyongera. Abafiteho $100 bakageraho 500. Wenda account ya rukuntu mu cyongereza bakoresha account muri Bibiliya y'Icyongereza harimo account. Mbo hari uri kumbwira ngo iyo ni spiritual account, it's okay. Ariko ndi kubona baratanze ifaranga giye waha ahari bishobora kuba ari iby'ubutunzi. Wenda buri muntu azagire conviction yiwe. Nubwo wavuga ko ari spiritual account gusa sinzi iyihe banki bamo. Spiritual account sinzi nimba ari muri Access Bank, nimba ari he position ufite yose rwose nibyo. Ariko wibuke ko harimo na element yuko abantu batanze iby'iki iby'ubutunzi.
noneho ngo batanga nimurebe nayo imibare y'Imana. Ubundi imibare y'abantu, mu mibare y'abantu uramutse utanze ibintu, ninde uhomba ninde ubawungutse? Tugene mu mibare y'abantu isanzwe. Iyo utanze wari ufite byinshi ugasigana bike, uba uhombye cyangwa wahungutse? Ubuhombye pe. Niyo mpamvu nabari imibare utiyese ko haje abashyitsi batatu bane twa dushigaje ibiro bibine nabibariyege ko nta stock ya vuba. Ubu nimbiteka byose harasigara iki? Umugabo akaba aramagara umugore, ariko wa mugabo we uzana abashyitsi utambwiye. Ubwo kandi ni ifaranga, nimukunda faranga akazi. Ubu rero tujye tubanza niryo koko pe, mubyumve mwabagabo byutege ukoko jya. Ni byiza kubwira yuko abashyitsi bari buze kugira ngo umudamu yitegure atagera gute, atajwagarara. Ariko rero nanone bagore mwigenzuye namwe bagabo, urebe niba nana elements y'ubugugu nayirimo byose. Tujye dukubita hose, twe kuvuga gusa ngo ni disorder, gusa ngo urakare, ngo impamvu urakare ngo ni disorder umugabo afite. Hari n'igihe haba hafatiyemo n'agaki n'akagugu. Uri umunyabugugu ubara imibare. Ariko Pawulo arimo aravuga ngo Abafilipi batanze, ngo ariko kuri konti yabo byagize gute? Byiyongereye. Mubyumve neza imibare y'Imana. Gutanga bikiyongera, gukuramo igisubizo ni nko gufata 100 wakuramo 40. Twebwe tubona igisubizo ari 60 ari bikeye, ariko kuri Pawulo ni nka 100 gukuramo 40 ahari biba miliyari. Ni nk'abo ngubu iki cyanditswe kirimo kirakugira gute, kivuga ngo kuri konti yanyu increase, it increases. Rero Pawulo ngo icyo yashakaga ni uko kuri konti yabo byiyongera ibyo, kandi ndabona ari spiritual increase. Mu buryo bw'umwuka mu mibare ho urumva natsindwa pe. Mu mibare ni gute ikintu ukuramo ikindi bikiyongera? Mu mibare ntibikora. Ariko mu buryo bw'ubumana, that's how the account do what? Do increase. Nimuyandi magambo Pawulo ntabwo yifuza ko bene data babaho bahomberwa, batungukirwa. Yifuza kuko ese Pawulo yari yabibwiwe n'iki? Mwuka yari yabihishuye. Pawulo icyo yavugiraga kukubwira Abafilipi gutanga ari uko aribo bigirira umumaro. Ndimo mbabwira yuko imibare y'Imana ni ukuvuga ngo iyo umuntu atanze ibintu bikamugabanukaho, ngo muri account yiwe byiyongera. Mu mibare y'Imana ni nkaho gukuramo kuri twe kuri yo byiyongera, niyo bita ngo increase your account. Ndimo ndanababwira nti arabavuga ati ngo ni spiritual account, ariko nyikubona nyine ko ari account bisa n'ibifatanye n'ibyo umuntu yari yatanze. Hanyuma nyine niwayibona nuko nguko, of course kuri spiritual account nta kintu dukora kidafite impact muri spiritually, n'ubundi bigira umumaro mu buryo bw'umwuka. Ariko turi kubona ko Pawulo ngo yifuzaga yuko bunguka, si uko akunze impano zabo. Mwami Imana ibi ngibi abidusobanurire, ngo ndashaka yuko ngo mwunguka. Nyine Pawulo maragaragaza impamvu itumye yishima. Ku murongo wa 11 hano mu Banyafilipi 4:11 ni mujyango muharebe, abango ibyo simbivugishwa n'ubukene, kuko uko ndi kose nimenyereje kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi kubaho gikene, nzi no kubaho gikungu. Aho ndi hose nuko byamera kose, namenyereye guhaga no gusonza, menyera kugira ibisagutse no kugira bike. Ndagira ngo munyumvanga, Pawulo ntabwo ari uko ari wa muntu ubona amafaranga yagira ubukire bumujeho agahita ahindura imibereho, cyangwa yakena mbese yakira. Hari umuntu ubungubu Imana ko idukunda, hari umuntu ubungubu Imana itari guha amafaranga arenze, kuko yaguhaye ushobora no gutongera no kuza no muri bene data. Ariko Pawulo aragaragaza yuko ari ubukire nta kintu bwamuhinduraho, ari n'ubukene ntacyo byamuhinduraho. In fact ibyo ngibyo ntabwo ikibimuvugisha ari ubukene, nta nubwo ikibimuvugisha ari ubukire. Reka mbabwire, umuntu ashaka kuvugishwa ibintu n'ubukene akitangisha bene data, wenda ari ubukene ariyo ntego. Ariko Pawulo ngo ntabwo ari intego y'iki y'ubukene. Umuntu ashaka no kubivugishwa n'ubukire aribwo bibimuteye. Ariko nabyo kuko Pawulo aravuga ngo we ni umuntu unyurwa muri byose. Pawulo ngo iby'ubukene yabibayemo n'iby'ubukire yabibaye. Reka mbabwire bavandi, abantu muvuga ngo icyanditswe ngo ni spiritual. Uyu murongo wa 11 hano mu Bafilipi 4, ese ubukene avuga ha ni ubukene spiritual poverty cyangwa ni ubukene bwo
bwo kubura ibintu nyine, bwo kuba adafite muri kode, kuba nta mafaranga afite, ntaho kuba ari, nta myenda afite. ntabwo bumva gato ntabwo arafunguye mikoro. Bavandimwe, noneho murimo muratwumva, mwihangane, gadgets zabaye gadgets. Muri kutwumva noneho? Okay. Sinzi nimba aho naringeze mwanyumvaga ngo menye aho najya guhera. Muri hangana bari hano. Narindi ku ngingo ivuga impamvu Paulo yababwiraga gutanga, ko atari uko yashakaga amafaranga menshi muri bo, atari uko yashakaga ubutunzi bwinshi muri bo, ahubwo ari uko yashakaga ko konte yabo yiyongera. Ndetse anabivuga ku murongo wa 11 avuga ngo ibyo bintu ntabwo abivugishwa n'ubukene. Mu Bafilipi 4:11 ikintu gituma babwira ibyo gutanga ngo si ubukene bumuvugisha, nta nubwo ari ubukene bumuvugisha. Iyi balance yombi, Paulo ntabwo ari umuntu watwarwaga n'ubukene ngo butume yakwihakana umwami, cyangwa se ashukwe n'ubukire butuma yakwihakana umwami. Reka mabwira ibintu byombi ni ibibazo. Ubukene ubutindi bukomeye ni ikibazo ku muntu w'Imana, ariko kandi n'ubukire nabwo ni ikibazo ku muntu w'Imana, igihe bimutesha kumvira no kubaha umwami. Mubyumve neza, ruvuga ngo kuba umuntu ari umukire cyangwa ari umukene imbere y'Imana, ibyo si byo kibazo. Ahubwo ikibazo ni umuntu utanyurwa n'umwami, utaba satisfied in the Lord Jesus Christ. Anga Paulo avuga ngo we yamenyereye kubaho muri byinshi, amenyera no kubaho muri bikeya, rero ngo amenyera kunyurwa n'ibyo afite. Kicyanditswe cyo kunyurwa n'ibyo ufite gifatanya cyane n'icyo muri Timoteyo, ngo ariko nimba dufite ibyo kurya n'ibyo kunywa ngo biduhagije, ngo tugire gute, ngo tunyurwe nabyo. Paulo ntabwo ari umuntu ari uhangayikiye imibereho. Rero impamvu yababwiraga gutanga ntabwo kwari ukugira ngo abone ifaranga, ahubwo ngo kwari ukugira ngo konte yabigire gute, yunguke. Aho kugira ngo konte yabo yunguke. Reka mbabwire muri Matayo 6:19 kugeza kuri 21, Matayo 6:19 kugeza kuri 21 hatubwira kwibikira ubutunzi bwacu mu ijuru, ahataba iki, ingesi n'inyenzi. Reka masome muri biri ijambo ry'Imana mwumve. Matayo 6:19 kugeza kuri 21 haravuga ngo nimukirundanyiriza ubukungu ku isi, aho inyenzi n'ingesi bibwangiza, n'abajura bakahaca ibyuho bakiba, ahubwo mubwirundanyirize mu ijuru, aho inyenzi n'ingesi bitabwangiza, n'abajura ntibahace ibyuho ngo bibe. Ahubwo ubukungu bwawe buri aho ubukungu bwawe buri, niho uhozaho umutima. Anga Yesu ni uri kwigisha ino nyigisho, arimo arabwira abantu aho bashyira ubukungu bwabo, ubutunzi. Agendo njyambabwira ubutunzi Yesu yavugaga ni ubutunzi bw'ubutunzi nyine, ni ifaranga, ni imirima, ni inka, ni amasambu n'ibindi. Avuga ngo ubu butunzi bwo ku isi ngo ntimukaba ariho mu bubika, ngo kuko ngo haba inyenzi zibwangiza, ngo haba n'abajura, ngo ahubwo ngo murundanyize ubutunzi bwanyu hehe, mu ijuru. Aha rero Yesu yavugaga ku byo gutanga. It was about giving. Hari igihe dufata ubutunzi bwacu tukabushora mu bishira gusa, mu bibora. Reka mbabwire, umuntu agura imyenda akayihararukwa, uva no mu nzu ukajya mu yindi ukijyamo ugira ngo wagiye mu nziza. Iyo hashize iminsi usanga umutima wawe wagize gute, wayihararutswe. Ugura imodoka ubu noneho ndagaciye, ugahera ku modoka runaka, reka no kugira ubwoko mvuga, ariko iyo hashize iminota mikeya usanga zitakigezweho, ukavuga ati reka noneho ninjya kurinda abangeze ku kigero. Buri cyo ugizeho cyose ugira ngo ugeze ku kigero, ugasanga wamara kugishyiramo
madamu murabizi ujya udodesha imyenda ugira ngo niyo igezweho hashira imizi ukazo se kukingo abagore bose barawambaye mu mujyi ngo uyu nguyu ngo wataye pose kandi wasanga nturacika ubera twebwe abagabo utaracika ubukiri muzima rero ibi bintu ni ibintu nta muntu unyurwa kunyurwa ngo aho ubutunzi bwacu kububika mu isi ngango haba inyenzi reka mbabwiye n'inyenzi zaba zitinze kuza urupfu narwo ntabwo rugize gute ntabwo rutinze. Mwene data yitwa Mborowaza yavuze ngo ntubike ubutunzi bwawe mu isi ngo kubera iki ngo kubera yuko ubutunzi bwo mu isi se ari bibi ngo hoya ngo no kubera yuko butamara igihe kinini ngo it does not last. Kabasomere bimwe mu byanditswe mu itegerezo uburyo kubika ubutunzi mu isi akaba ariho hantu hari konsani yawe ari ikibazo mu Migani 23:5 Imigani 23:5 mureke tuhasome turebe Imigani 23:5 haravuga ngo ubutunzi buyoyoka utabizi buyoyoka vuba nk'ubufite amababa buguruka nka kagoma ifashe ikirere ngo buguruka nk'igisiga gifashe ikirere ngo ubutunzi ngo buyoyoka vuba. Reka mbabwire ukuntu biri bivuga neza bivuga ko nta generation wealth hari ukuntu nyine uri kuvuga ngo ubutunzi ngo ibisekuruza ngo nibi sekuruza byawe bizagira ariko Bibiliya itubwira neza ndumva ukuri ni ijambo ry'Imana ngo buyoyoka mbere na mbere utabishaka nge nakongera utabizi utanabishaka nuko buyoyoka kujya gukira ugasanga igihombo usanga wongeye wasubiye hasi nimba butayotse vuba nawe upfa vuba ngo buguruka barundi bavuga ngo amafaranga burya abarundi bayita neza ngo ni amahera ni ibintu bishira hari sembizi ngo ni amahera ngo ubutunzi buyoyoka vuba. Rero byakagombye kuba byiza twibikiye ubutunzi bwacu mu ijuru. Ibintu biri connect about giving. Imwe mu mpamvu ituma abakristo batanga nuko bafite principle cyangwa ihame rivuga yuko umuntu yibikira ubutunzi bwe hehe mu ijuru. Avanyimwe nabasomera ibyanditswe byinshi cyane n'urugero nko muri Bibiliya hagaragaza muri Luka 14:13 kuri umurongo wa 14 havuga ngo iyo wakiriye reka ngisome Luka tukatuhaje Luka 14 umurongo wa 13 Luka 14:13 haravuga ngo ahubwo nugira umunsi mukuru ujye utumira abakene n'ibimuga abacumbagira n'impumyi nibwo uzaba uhirwa kuko bo batazabasha kukwitura. Imana niyo izakwitura ubwo intungane zizagira gute zizazuka. Si uko byanditse ngo Imana aba bantu b'ibimuga abafite uburwayi simizgo ariko aba bantu biri kwita lame people aba bantu bameze gutya abantu babakene abantu ngo uyu umuntu arimo arabitaho ngo ntabwo baba bazamwishyura ngo ahubwo ngo Imana ibizagira gute izamwizura ngo ubwo abera bazagira gute bazazuka. It's written. Nababwira n'ibyanditswe byera byinshi byo kubita ubutunzi bwacu mu ijuru. Bavandi nka mwene dato mu missionnaire yavuze ngo akiri gukora umurimo w'Imana yitwa Brice Aime yavuze ngo akora umurimo w'Imana muri Ukraine ngo itorero ryo muri Ukraine ryari riri mu karengane ndetse nta n'ikintu cyo kumufasha rifite ubwo ngubwo ariko ngo yabeshwagaho ngo n'inkunga z'ayandi matorero. Hanyuma ngo ibi bimucisha bugufi ngo bimwigisha yuko itorero rigomba gukura rikageza ubwo noneho ritakirobinga ayandi matorero ahubwo naryo rigisapotinga itself bakiga kubika ubutunzi bwabo hehe mu ijuru. Bavandimwe umwami akomeza kubitwereka. Reka njye ku ngingo yindi ariko ndabona amasaha yageze tuzakomeza izindi ngingo ebyiri ku munsi w'umwami. Ingingo ebyiri turebye nsigaje izindi ebyiri izindi tuzazikomeza ku munsi w'umwami. Ingingo ya mbere turebye nuko gutanga bavandimwe iyo umuntu atanze bigira impact bigira umumaro haba kubo tubwiriza haba kwamamara ko ubutumwa bwiza haba no kuwatanze.
iyindi ngingo ya kabiri turebye niko iyo umuntu atanze niwe wunguka, urunguko ruba kuri konte yiwe. Nibyo koko wahawe arishima, ariko hari urwunguko. Ndagira mbabwire ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Imwe muri application twafata kuri uyu mugoroba, ndagira mbabwire ngo mugerageze gutanga. Nimutange, tanga urebe ko Imana n'ibyo ngibyo ufite hari icyo bizaba. Gerageza ubigerageze, vuga ati ariko ko ijambo ry'Imana ribivuga, reka ntange ndebe ko hari icyo bizaba. Iyi ngingo y'impamvu yo gutanga tuzayikomeza ku munsi w'umwami, ubundi tuzajye ku cyacumi tuzakomeza tubyiga byose, ariko izi ebyiri mutuzitahane, bigira umumaro, bigira impact. Ikindi gutanga ni wowe byungura. Tuzakomeza ku murongo wa 18 n'uwa 19 ubutaha. Reka nsenge. Mwami, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe ugira. Ndakwinginze ngo bene data ukomeze ubereke mu byanditswe byera mwami, ukomeze utwereke the impact yo gutanga n'umumaro wabyo mwami. Nimba ari abantu basinziriye mwami, ndakwinginze kugira ngo ubafashe bakanguke kuri iyi ngingo mwami. Twe ku itorero ryishimira gukoresha imitungo y'ayandi matorero, gukoresha imitungo y'abandi bene data bari kuri. Twe ku itorero ryishimira yuko abatubwiriza ubutumwa bwiza baba barimo barafashwa n'abandi bene data. Ibireka tumere mwami nk'uko Paulo yabwiye ab'Ikorinto yuko ari nko kumwiba, yuko ari nko kubarobinga mwami, ibyari nko kubiba, kubarobinga ibyabo. Ndakwingize mwami ngo itorero ryacu urihe mwami ku itorero ritanga ku mpamvu y'ubutumwa bwiza. Ikindi mwami, twabonye ko rwose ngo our account increase mwami. Ibi ngibi ubyigishe buri mugore wese na buri mugabo, that when we give our accounts increase, oh Lord. Mwami, duhishuriye ko gutanga bihesha umugisha kurenza guhabwa. Ibi ni ijambo ryawe, ibi ni iby'ukuri, ibi ni amagambo yahumetswe nawe. Wenda mwami urifuza kuduha umugisha w'ibyo dutunze, urifuza mwami yuko ibyo dutunze byarushaho kwiyongera, kuko mwami abana bawe urabakunda, wifuza ko mwami bagira ibyo ngibyo. Ndakwinginze rero mwami ngo tumenye amahame wagiye uhishura mu ijambo ryawe. Urakoze rero mwami kumva gusaba kwacu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze bavandimwe, turashoje. Tuzakomeza ku munsi w'umwami utaha. Nta bibazo turi bwakire uyu munsi, ariko